nta mubyeyi ufite inda uri buhanyure, nta ufite moto. Abagabo bacu babashije gupagasa kubera na tori, tukajya dusohoka tugasohokera ahantu hazima. Ikintu rero kibabaje na n'ubu nge kikimbabaza, kikirimo no kundya. Ndi umuturanyi we mwirembe, ibyabaye byose narabibonye. Bagitangira gusenya hariya, na tori yasabye kugira ngo byibuze amatafari yikurireho, ayarunda ahantu hamwe, ibi amatafari barabimwima ko ayakuraho. Nicyo kintu cya mbere cyambabaje. Ikindi cyambabaje, hamanutse umwana w'umunyeshuri, yarahanutse akibona abapolisi, akibona abantu bari bahuzuye, yarahanutse yikubita asagwa igihumure n'injye agiye kumuterura. Birababaje rero kuba dufite abana bakeneye kwiga, bakeneye kurerwa. Twajyaga tuva aha tukajya kwiga za Kabuye, aho bitaza kuri paruwasi, abana ukabajyana kuri paruwasi, imvura ikagwa bikagenda gute. None ubu umwana arava mu nzu ajya ku ishuri, ntudashoboye kuba yakwishyura ibyo biryo, umwana akaza kurya aturutse ku kigo hafi. None birababaje kuba abo bahigi ntago batumwa n'umurenge, ahubwo abahigi batumwa n'akarere, baturuka mu karere bakamanuka bakaza, birwa bafotora. Dore ngewe ntuye hariya, usibye ko ntazi amazina yabo, ariko bagendaga bafotora ndeba. Umwe akaza agafotora, undi agafotora. Moto yaje bundi yo yaje ifotora moto, mbona hariho uwambaye jire. Baza batubwira ko ari abakozi b'imirenge. Hari n'abaza bakadushuka. Nk'ubu ngiye mu minsi yashize nangiye gusanira umukecuru wanjye ahantu yarari, nguru udutafari, nguru iki, ndavuga ati umukecuru igikuta kigiye kumugwira. Nababajwe no kuba hari abampamagaye barambwira ngo ninsenye inzu nyishyire hasi, ahubwo ngewe mfotoze ko yuko ari ibiza byamusenyeye kugira ngo mbone uko bandya amafaranga. Abo bahigi mu badushakire, niba umwana w'umusore uri kuvukira mu murenge wa Jabana azubaka ndigenga, yamara kubaka ndigenga akaza akayishyira hasi, tuwarete ntatukigira aho tunya kubera umuhigi araza akavuga ati mumpereze amafaranga. Nk'ubu se nk'umuturage udafite amafaranga, murabizi ko imikorere yanze, murabizi ko gutunga abana byanze. Ubu ngubu barabona ko amafaranga tuzajya tuyakura hehe ngo duhahire abana babo bahigi, twebwe abacu bapfunagare hasi aho ngaho. Ahubwo abo bahigi babadushakire. Ariko ngo ruswa muri Jabana iravuze ubuhuha, iravuze ubuhuha. Ibi bintu nta musaza, ibi bintu muzehe ntago ababizi, ntago muzehe yamenya ko yuko amashuri y'abana arimo kubakwa ngo narangiza yohereza baza kuyasenya. Turasaba kugira ngo iki kibazo muzehe akimenye, muzehe gikurikirane. Ejo bundi hari ngewe amaje iminsi ndi kureba kuri televiziyo, hari umubyeyi wagiye kwa muganga agiye kubyara, baramubwira ngo natahe ngo kubera ko yuko mituweli yituzuye. Niba ari mu majyepfo, niba ari uwa hehe, ariko babikurikiranye. Muzehe turamusabye ngo ibi bintu papi ubimutugerezeho, abidukurikiranira ibi bintu tubimenye. Nuko twarariye, urumva na tori yakoze imihanda, na tori yatwigishirije abana, yatanze mituweli. Ubu abagabo bacu barurira moto bakazinyonga bakajya gupagasa kubera imihanda na tori yadukoreye. Nta mugabo wari watungaga moto atuyemo hano, ntawe. Bagendaga banyerera baca mu binani, amakamyo na tora arayamena, akaza akamenamo amakamyo ya ratarite. Twebwe nk'abagore tuba dutwita abahetse abana tukabasha kugenda dufite amahoro, none badushubije inyuma. Icyo nsaba rero, njye ndasaba kugira ngo mutugaragarize, mudusabire batugaragarize n'ahantu uriya muvandimwe ni n'umuturanyi bamufungiye, bamujyanye naho tugeye. Twebwe ntabwo biri bushoboka, udoreze kamera tuvuge twari twibagiwe. Nimba tuwarete no kwiyubaka mu mudugudu wataba ari ikibazo, bakaza bakayisenya bashaka ruswa ibihumbi 100 udafite, umuntu akaba ajya gushaka hanya mu rugo rwa rubanda yaranze kubaka tuwarete kugira ngo iyo ruswa yanze kuboneka. None n'ishuri ryuze baraje barasenya, ishuri ryuze ryarinze kugera hariya bari hehe, byarinze kugera hariya bari hehe papi. Ubu muzera bizi yuko rino shuri ryavuyeho. Twebwe dukeneye ubuvugizi na Paul Kagame bimugereho. Jahanu uvuga dore ikibazo dufite twebwe nk'abaturage bo muri Tabo. Ubu nk'ikintu cyambabaje, wiyumviye ukuntu uyu mugabo wasenyewe nyir'ubwite
ubwo arimo kwivugira akavuga ati ngewe engineer yarambwiye ngo nzashake bano bahigi. Engineer ni umuntu w'umuyobozi uduhagarariye ariyo akavuga ati igikorwa ngenda gisinyiye n'igikorwe yarangiza kohereza abo bahigi. Bigaragare ko ruswa zica mu bahigi ariko zijya mu bayobozi bakuru niba dukandamije abahigi bazanguruka ingo z'abantu bakirwa bafotora. Hari n'amuzumva bavunitse birirwa bafotora bagatanga amazu yacu n'agatuwareti baragasenyesha araza bagatera amabuye kugira ngo mve ko tuwareti ireshya nuko ingana. Ni ukuvuga ngo ni muduhe ubuvugizi ntabwo wazabona amafaranga utanga ngo uzahe abahigi ndetse uzahe n'ubuyobozi ntabwo amafaranga abantu bayabona. Muduhe ubuvugizi twararenganye. Abinyujije ku rukuta rwa X icyahoze ari Twitter, umuvugizi w'umujyi wa Kigali Madamu Emma Claudine Ntirenganya yagize ati uko giteye uyu muntu yatse icyangombwa cyo kuvugurura inzu ishaje ifite metero 7.5 kuri 7 aragihabwa. Icyangombwa cyerekana ko yagombaga gusana inkuta ebyiri urw'inyuma n'iruhande rw'ibumoso, gusimbuza amabati. Icyangombwa cyamubuzaga guhindura imiterere y'igisenge inzu isanganywe, kongera cyangwa kugabanya ibipimo inyubako isanganywe, kubaka uruzitiro cyangwa se urukuta. Icyitonderwa, kuvugurura gutya byemererwa umuturage kugira ngo ature mu nzu idashobora gushyira ubuzima bwe mu kaga mu gihe runaka, kuko iki kibanza kiri muri zone yagenewe ubuhinzi. Ku gishushanyo mbonera ntabwo hemerewe kubakwa by'igihe kirekire. Ahangaha kandi naho yaboneye kugaragaza amakosa yakozwe agira ati uyu muntu yahawe icyangombwa cyo kuvugurura ntiyagikoresheje ibyo yagisabiye. Iyo bigenze gutya umuntu ahanishwa gukuraho ibyo yubatse. Iyo atabyikuriyeho ubuyobozi bubikuraho akishyura ikiguzi cyatanzwe mu kubikuraho. Turacyagerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ndetse n'izindi nzego zitandukanye kuri